bagiye kwanza baheza briefing iki ngiki bagita hari icyo bita readiness kare abakinnyi bari hari iyi ni party ya Abdul kabisa nyuma y'igihe kirekire rwatu bya Abdul nyuma y'igihe kirekire cyane kabisa nizere ko meze neza cyane kabisa muri hagiye atandukanye nizere ko ibintu ari fresh mwari mutistash mu nzove meze neza cyane so ni imyitozo ya kangahe ya equipe ya Hotspur bagiye kureba mu by'ukuri abakinnyi urwego rwabo ubwo ni uyu mukongore n'uyu munya Zanzibar ariko hari n'amakuru avuga yuko abangaba bashobora no kuza gusezererwa iyi n'imyitozo yabo ya nyuma itanga compliment ku mutoza Robert Kinyogo Calvez de Carme yavuze ko rwose ngo urwego rwabo barabona ari urwego rusanzwe ariko uyu nguyu we ukomoka muri Cameroon mwene wabo Nazizi uyu Asane Nar Inosa we rwose uburyo afungamo barongo n'uburyo buhebuje cyane Robert Nyaramubonye yikangamo avuga ati kijyanye na speed ntago ari nyinshi cyane ujyanye na Azizi Basane atariko n'umwe mu bakinnyi kwakinira muri groupe yacu kabisa tukatwara igikombe cy'amahoro tugatwara Heroes Cup tugatwara championnat so ubwo rero nuko gahunda azimeze mu kanya gato rero abakinnyi bye mbona bari kujya mu Rwambariro nibwo bacyagera bagiye kuza bamanuke bajya hano ngira ngo murabona umutoza wazamu nyine Mazimaka Andre ndetse n'abandi afatika nyine mu gutegura nyine warm up batanze kwagerabo rwose bari kugenda basettinga utuntu gake mu kanya gato ya ni miriro kabisa hangaha highlight murazi kuzibona kandi muzibonere ku gihe TikTok yangira gukora neza cyane kabisa Instagram ni mwari mutistash mwari imikino hose ndi kugenda nagaya ama video ibintu byose biri kubera hangangiye nahageze mfata video nyinshi cyane nk'abasangiza niho umwihariko wanjye nyine mugomba kunkunda mukankundira muri bino bintu baba we mbabwiza iki so ubwo rero ndabakunda cyane mukomeze mukore subscription kuri platform Shot TV mukomeze mudushyigikire champion igiye kongera kugaruka mu minsi mike nari muzi cyane ngira ngo mukona ko utari kurebwa ariko ibintu bibacinege ariko nuko hari ibindi bintu hari ibizamini ndimo kandi nabyo bijyanye na sport hari ama certificate gukora kugira ngo tujye twongera ubumenyi mu minsi mike iri imbere rwose turaba duhugutse tuza twitereke tuganire sport tuzana abasesenguzi tukomeze ya gahunda yacu urugendo rwanjye tujya tuganira n'abantu bagiye batandukanye muri sector y'imikino muzagenda mubikunda kabisa dufite byinshi we have much to bring in this platform so muzana byishimira cyane kabisa icyo nabizeza nuko nyine mfitiye byinshi muri mwaka w'imikino 2025 Esca kugira ngo 2024 mwagiye mbona muri twakoze nago twatangira rero uyu mwaka nanone turi timide tugomba kugerageza kwimprovinga tugakora bishoboka cyane so ubwo nuko twizerera muri rero sinda bakundana abantu bacu bakwisubscribe kuri platform abantu bamforinga kuri TikTok abantu bakora buri kimwe cyose kabisa ubwo ngubwo nizere ko nyine tuza kuza guhurira ku ishoti ibintu bikagenda neza cyane Tistash mwari w'imikino star kugaruka Kanongera nizere ko meze neza cyane kabisa muri hagiye atandukanye mbifuriza ibihe byiza nizere ko ibintu bimeze neza cyane abari mu Rwanda hanze y'igihugu mwese turabareba ijisho ryiza na numwe tureba nabi cyane kabisa ngewe ndi kuri Mike ni mwari Tistash mwari w'imikino namaze kwijandika ku kibuga kabisa mugomba kuhankundira iyo naje ku kibuga mba naje mu ishuri ryanjye hangane bana iyo ndi mwarimu nyine mba ndi mwarimu hano ku kibuga bindi mumbona mugomba mbabeshya ukuntu somehow so ndi hano mu nzove rero hagiye kubera imyitozo ya equipe ya Hotspur ngira ngo abakinnyi bamaze kwagira barari kuri out de cafe mu kanya gato bagenda ku tuwa map kabisa ku giti cyabo ariko ngubu bagiye kwanza baheza briefing iki ngiki bagita hari icyo bita readiness kare abakinnyi bari hari iyi ni party ya warm up cyangwa lesson plan mu cyumuna planning cyangwa organiza imyitozo ni readiness akareba abantu bahari available materials bakari ibikoresho then bakabagroupinga nibyo ngibyo umutoza abarimo kabisa niyo mpamvu baba ari hano cyane inkuru nyamukuru rero si ibyo ngibyo ahubwo no kurwatubye Abdul yamaze kuba ari hano cyane kabisa rwatubye Abdul ngira ngo muramubona neza cyane hariya reka nze muzuminge rwatubyaye ngira ngo muri kumubona hariya kabisa yegeranye nandera yegeranye na master kare komwe pakayita yishashara ya wikwishasha rwato bya Abdul wikwihisha mfura yanjye alright ubwo rero nyine iyi myitozo ebana equipe ya Hotspur ni imyitozo imaze iminsi nejo barakoze ni musibejo barakoze ariko ikigendero ni ikintu kureba abantu bakinini bashya bari muri test hari uyu mukongo hari uyu munya Zanzibar bihari n'amakuru avuga ko rwose bano bakinnyi ngo baba batari gushima urwego rwabo ariko uyu mutara muri yatutse muri Cameroon mwe nabona Azizi Basane uyu Asane Nar Inosa we rwose umutoza Robert Kinyogo akubwira ko ari umwe mu bakinnyi ngo yabonye speed ye rwose
ngo ntago ari nyinshi cyane kuri icyo control baro akroma baro kabisa afite touche kuri baro ebana ya tending ama aerier Dwayne nubwo ari mugufi cyane kabisa yabonye ubwo buryo bw'impacta bw'impacta cyane kabisa kuri iki yazatanga umusaruro muri equipe ya Hotspur bakaba bamusinyisha ibyo byo rwose ni hame. So Robertinho ari kugenda ba briefinga, so ubwo turi hano kugira ngo dukurikirane imyitozo ndetse n'andi makuru yose abari hano nyine kugira ngo tuyakusanye uko dukora ibiganiro bitandukanye tukitereka tukaganira. Iyo nganira rero ngana nibyo nagiye ncamo hano nyine abo twagiye tuganira ba Serumogo twaganiriye ku ruhande kabisa n'abataramu banje yo muganga Queen Papa Queen nyine ngo muganga Queen Papa Queen ca turi kumwe n'abarutu n'abari kugenda mbwira kabisa ubwo ibyo ngibyo nibyo nyine mfatikanya rero ngashyiraho nanjye ubumenyi bwanjye nk'umwarimu nkagenda muzahuza ubu nanjye nkitereka nkicara hasi tukaganira ekipe y'igikundiro ekipe ya Sport ubwo nibyo ngibyo. So ubwo ngubwo ndagira ngo rero mube tayari mu kanya nyitozo gukurikirana iyi myitozo neza cyane kabisa. Mwarimu T-Stash mwarimu imikino mukumye mukore subscription follow kuri Instagram ni mwarimu T-Stash, TikTok ni mwarimu T-Stash, ibintu bigende neza cyane. Abafana bo rwose bitabiriye imyitozo ntago ari benshi cyane ntago ari benshi cyane kabisa ariko aho bishyira n'ubundi mu kanya baraza kuba bahageze ku myitozo kwinjira ni 1000 equipe ya Sport iri kugenda nyine babyaza amafaranga gake cyane kabisa. T-Station de Mar imyitozo kabiri mbanyije rero strategy ya Sport nyama mukubona ko bari kugenda bitegura ndikuri uburyo ki bagaruka nyine muri iyi returo bameze neza cyane kabisa. Harimo abakinnyi nyine bashya bari kugenda batestinga bakoresha amateste kugira ngo muri kubona umuzamu ameze neza cyane asanga bakoze imyitozo aravunika byatari kabisa. Rero abandi bakinnyi muri kubona hari hirya bari kumwe nyine na Rwatubyaye Abdul nguriya umuzuminge ngura rwose umutoza Robertinho aricaye na Papa Queen ngo bariya mugabo. So ubwo rero abakunzi b'Ishoti TV abakunzi badukunda abakunzi bakunda ibyo dukora nibwo tuzatwenda kuri platform nta kibazo imyitozo tubagezeho neza cyane ndetse na nyuma y'imyitozo tuza gutanga nyine compliment nyuma y'uko twabonye abakinnyi b'iki twabonye ibyo byose rero nibyo tuba twaje nyine kugira ngo turebe hano kugira ngo tubabwire ibintu tubabeshya babwira umuntu nabonye neza cyane niba yawuhamije cyangwa atawuhamije kandi kubahozaho ijisho mbareba neza cyane kakaryama kasane no Innocent kaba kari kumwe na Azizi Basane inyoni by'amabara amwe biragurukana rwose n'abakameruni bene wabo. So bro turaza kunze nyine tugenda duhuzahuza gakeya ndetse n'izindi match zanyina tugaragara mukomeze gukora subscription twongere imbere tugire abantu 100 uyu mwaka tw'intego kandi bizakunda cyane kabisa. Muri abana bataramu cyane kumeze umfront kuri Instagram mu T-Station na TikTok formation zazigenda ziba share buri mwanya mba ngenda nereka Rwatubyaye Abdul nyuma y'igihe kirekire ebana agarutse mu nzove bana muri imyitozo iteye ubwoba. Iyi myitozo yo ni isanzwe cyane kabisa amaraso mashya. Rwatubyaye Abdul abandi bakinnyi bari hejuru baragenda bamanuka nabo gake ebana imyitozo ni imyitozo idasanzwe ngira ngo Rwatubyaye muramuzi ko mu by'ukuri amaze igihe atari muri equipe ya Rayon Sport. Kugaruka ku myitozo kwa Rwatubyaye Abdul bisobanuye iki muri gikundiro yabagiye kongera kugaruka biteye ubwoba mana nyagasani bana nizere ko mumeze fresh sana kabisa. Abdul arasanga mutoza Robertinho hari rwose mu gatente aho yicariye bana ariko narimba kumbuye kuza kuri pitch nari nkumbuye kuza kuri tere kabisa bana we nari maze iminsi muzi ariko uyu munsi ndatekereza ko ibintu biri kugenda bigenda neza cyane. Ndatekereza ko rwose ibintu biri kugenda bicamo fresh mu minsi mike cyane ndaza kugenda nitereka ngende rwose ngerageza kugaruka nyine ngere hano kuri tere ibintu biraza kuza kuba ari uburyohe cyane kabisa. Ubwo rero ni nako n'abandi bakinnyi bagenda rwose bamanuka bava hariya mu rwambariro muramubona Patience kugira ngo
uyu magaju uramubona neza cyane amatesite Jesus Cindy Paul Jesus mbona umutaramu nawe kwa tesite rero ntekereza ko ubwo ari cyo gihe kugira ngo baze gucuvinga nyine ibyo bafasha ekipe ya Rayon Sport n'usanzwe babanza bagasenga bakambaza Imana kuvuga ati tugiye mu kibuga Mana dufashe bize kuza gucamo neza cyane kabisa utaramurabona uko bari kugenda binjira mu kibuga mutaramuna nyine adafite nimero ari muri teste Nshimye Imana Laski nitoza ko Zibasane nawe ndabona ari kumanuka kanze mu projector kabisa mubereke Azizi Basane Kolan Azizi Basane yes he's Azizi Basane mubona nziza cyane ari kumwe n'abamukinnyi mushya nyine bavuye muri Cameroon genda baganira genda mubwira ati ibintu bimeze rwose Innocent kabisa urabona ko nawe bafashe amazina barahisha nyine nimero bashyiraho izina rya Rayon Sport ko na jezi afite bamwita Innocent kabisa na Innocent imurerara iyi murera ndayireba nkayibwira ndayishimiye ndamubona cyane kabisa ndayishimiye Richard uvuye muri Muhazi United muramuzi cyane mu mutaramu yagafite confidence nziza cyane na ba Joseph Sankera muri Noze Adama Bakayoko Hola. How are you doing bro? Journalist Ça va? international. Alaski. Adama avuga ati mwari mu international. Abangaba baba baragiye avuga ati mwari mu rwego rwa turaruzi rwose. Abangaba ni abantu b'abataramu. Niko aba ni abantu b'abakongwe cyane. Serumogo Aromar Serumogo ari dufitanye gahunda yo kwicara mu rugendo rwe. N'ubu niyambonye avuga ati mwari mu narakubeshye kabisa afite n'ikimwa n'isoni ko niwe yagiye yica gahunda singewe kuza akabaganirira cyane kabisa Serumogo Aromar kabisa anukagaci Omar fresh sesa nzabuca amande byatari mwita Serumogo Omar kabisa nawe urabona ko wahise biseka kuko dufitanye gahunda hatari iza kurangira rwose atagize n'undi mutamu uri muri testa uyu nawe agomba gusezererwa rwose abangaba bari muri teste agomba gusezererwa uko biri kose twese twabo ntabwo umutoza Robinho yarwishimiye ngira ngo bari muri teste kugenda ubona ko kuri nimero zabo amazina bagiye bayapfuka amazina sa yabo bayapfutse ubundi kugira ngo nyine bayahishe so mbere yuko nyine bahamagarwa cyangwa batanga imyitozo buri umwe wese bari kugenda aganira urabona ko Azizi Basane ari kuganira na mutipe Innocent bamaze nyine no kugera muri equipe ya Rayon Sport ariko uyu nguyu rwose birayiki biko azasinya ntabwo ari kimwe n'abataramu uyu mukobwa ndetse n'umunya Zanzibar bo rwose mu rwego ntabwo barushima ariko uyu musane wiwe rwose baramukunda cyane baba bamwemeye byatanye bari kwigana na Azizi Basane avuga ati imizi bite Cameroon ya undi bimeze fresh abana avuga ati ibintu nta mahoro cyane ati nyuma mfite tentire ati nawe ushatse watereka ikindi kinyogosho ugakanga adversaire ati iyo umanuka ku murongo n'iki kinyogosho ati ahantu abantu niho bakubonera iyo nta kintu kimwe ufite mu mutwe muri Rayon Sport babigwe kugira ngo gafate uribuka Ruvumbu Omar Nyinga manuka cyane aganije eri bavuga yuko nyine ashobora kuba atazakundana equipe ya Rayon Sport fall ingani nambona fall ingani kabisa ni nziza cyane fall ingani nize fresh ndetse na fitina omborenga omba show wabareyo kabisa ino nzima kugesa na maestro master nazo cyane maestro na papa queen muramubona papa queen cha Dr. Kipi ya Rayon Sport umusaza n'umutanamu cyane kabisa ngira ngo mwabonye ikiganiro ajyanye n'umuvandimwe wanjye papa queen meze neza ça va meze neza fresh sana cyane yes ni umuntu w'umubyeyi n'umutanamu n'umubyibuha neza cyane ngira ngo mwegeze ko ikiganiro ajyanye n'umwana gifatira amashusho hariya mu majyepfo bamwita Iva
akamubwira ati rwose ati nicyo gihe kugira ngo urwego rwawe rugaragara ushayininga cyane Petit Frere mukamubwiye cyane aramukunda cyane ayi ngaho nyamara abakinnyi ba Rayon Sports bagarutse ayayayayaya Prince Rudasingwa sinaragarutse arabaye turi nguwo Rudasingwa Prince nyuma y'igihe kirekire nawe agarutse mu nzovu nyamara ikipe ya Rayon Sports iteye ubwoba irarazimara Rudasingwa Prince is back. Come on. Muribuka crash yagize kuri tele. Kuko ari umukinnyi wa Musanze. Fakika gihe ngiye no kugaruka. Falling gun. Move. Falling. How are you doing? How are you? Fresh. Okay. How is everything? Everything cool? Yes. It is cool. Are you ready to score more goals, more than 8? We want like 20 this year. Fora agomba kuzatsinda byinshi cyane. Ibi bintu by'umunani reka ibi ni byaba Hussein Seraph. Mwanamubona Prince Elanga Kangi. Prince, how are you doing? I'm fine. Nasema ni mambo brema. Nasema washize. Abanyamahanga bari fresh sana. Abanyamahanga baba no complication kabisa bana n'abataramu cyane. Baba ari abantu n'abataramu zata. Ubwo rero reka mbahaye amashusho kabisa ubundi mukandongera mbakubite ayandi mani kumeze kugenda nyine ibareba neza cyane T-Station Mike mwari n'imikino ya Wigo.